kanye n'icyundi. Ikibazo rero si ukuba mu bikombe, oya, ahubwo ikibazo ni ukwibaza ngo icyo gikombe ukinyuzemo uri kumwe nande, cyangwa se ukinyuzemo uti, uri mu bihe bihe. Kuko hari uri mu gikombe cy'ubukene, ariko abantu bose bari mu gikombe cy'ubukene ntabwo ariko babayeho. Bibiliya iravuga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, bagihindura ahantu h'amasoko, hanyuma imvura y'umuhindo ikacyambika umugisha, bakagenda bagwiza imbaraga. Irakayaduha amafaranga, Imana irakayaduha, izaduha amadolari, duha amapawundi, duha amayero, iduhe n'ayandi ntaza amazina n'amanyarwanda, ikomeze itwongere, irakakumera amafaranga yo kagira Imana nayo ni meza. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko imbaraga z'umufuka hari aho zidakora, ahubwo imbaraga z'Imana zigeraho zigakora. Niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Kombe cyitwa baka hahinduka ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika iribwiriza kandi akagenda agwiza imbaraga. Nagira ngo ngutangarize ko iyi imbaraga zawe zishwe mu Mana, ntabwo ikibazo ari imiryango myinshi ufite, oya, Imana izabana nawe. Iyo imbaraga zawe zihishe mu Mana, ntabwo ikibazo ari amashuri wize, utwo duki tuzamukiraho ikakugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Abadukurikiye kuri kamera za Izabisoza TV, turabasuje, tubahaye ikaze. Hari abari mu ntara y'Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, n'intara ya gatanu y'umujyi wa Kigali, ndetse n'intara y'abadiaspora ya gatandatu. Mwese tubahaye ikaze kuri kamera za Izabisoza. Imana ibahe umugisha. Nitwa Pastor Sindayiga Alexis, nkuko mubimenyereye. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, ijambo Imana yanshyize ku mutima. Uyu munsi nifuje ko tuganira, ariko mbere yo kujya tuganire reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko mu bihe wateganyije byo kubaho n'uyu munsi wawe uduhaye, izina ryawe niryubahwe. Turasabye kugira ngo uyu mwanya uduhe ibihe byiza. Reka ikirere kidukingukire, iki kirere kitubere cyiza, kitubere ikirere cyo kumva Imana. Uvugane natwe muri ubu buryo bw'ijambo, kandi uhembure imitima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ryanditse muri Zaburi. Bazana ijambo ryo muri Zaburi ya 84 umurongo waho wa 6. Zaburi ya 84 n'umurongo wa 6. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'Igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni, amen. Numvise iri jambo ari ryo twaganira n'inshuti zacu n'abajya badukurikira. Ndifuza kubabwira ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Kuko uwo nguwo iyo ageze aho abandi bananirwa, kuko izo mu Mana zidashira, warakomeza. Mana ishimwe cyane. Haravuze ngo hahirwa umuntu ugufite mu imbaraga, ngo kandi hahirwa abantu bafite mu mitima inzira z'Igisiyoni. Aravuga ngo abo bantu iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Bibutse ko guca mu gikombe ntawe bitareba, twese biratureba. Igikombe twese tuca mu bikombe bitandukanye, cyane ko urugendo rw'ubuzima cyangwa se amateka y'ubuzima bwacu ni umuhanda muremure cyane, kandi ni umuhanda utagoroye. Ni umuhanda uca mu bikombe, uca mu misozi, uca mu bibaya, uca ahantu hatandukanye. Igikombe icyo ndimo si cyo wowe urimo, si cyo n'uriya arimo, ahubwo buri wese ari mu gikombe gitandukanye n'icyundi. Ikibazo rero si ukuba mu bikombe, oya, ahubwo ikibazo ni ukwibaza ngo icyo gikombe ukinyuzemo
uri kumwe nande cyangwa se ukinyuzemo uti uri mu bihe bihe, kuko hari uri mu gikombe cy'ubukene, ariko abantu bose bari mu gikombe cy'ubukene ntabwo ariko babayeho. Bibiliya iravuga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko, hanyuma imvura y'umuhindo ikacyambika umugisha, bakagenda bagwiza imbaraga. Imana ishimwe cyane. Hahirwa umuntu ufite imbaraga. Ufite imbaraga mu Mana iyo anyuze mu gikombe cyitwa baka arahahindura, agenda agwiza imbaraga, kandi imvura y'umuhindo icyambika imigisha kuko afite imbaraga mu Mana. Imbaraga zo ni nyinshi muri ubu buzima, muri iyi si turimo, reka mvuge no muri iyi migi turimo, no muri ibyo byaro murimo, imbaraga ni nyinshi. Dufite abantu bakura imbaraga ahantu hatandukanye. Hari imbaraga z'umufuka. Imbaraga z'umufuka zo ni nyinshi, zirimo zirubika ibintu zikubura n'ibindi. Hari imbaraga z'amashuri, diplome yawe nayo ni imbaraga, izi nazo ntizoroshye, zirimo ziragenda zifata ibintu bimwe zikabyica, ibindi zikabihagurutsa. Hari imbaraga z'imiryango, hari imbaraga z'ikene wabo, hari imbaraga, mbega imbaraga zo muri ubu buzima ni nyinshi, ariko izo mbaraga zose, izo mvuze n'izo ntavuze, hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Umunyamahirwe turi kubona, umunyamahirwe dufite ni umuntu ufite imbaraga mu Mana. Reka mbaganirire, akira Bibiliya hasi. Nagira ngo mbatangarize ko umuntu ufite amahirwe, umuntu ukenewe ku isoko ry'umurimo, umuntu ukenewe muri iki gihe, umuntu uzabaho muri iki gihe no mu gihe kizaza, ni umuntu ufite imbaraga mu Mana. Uyu mwanditsi yanejeje, yanditse neza, aravuga ngo hahirwa abanyamahirwe turi kubona bari kujya ku rutonde ni benshi. Barahari wabara A, B, C, D ugakomeza, abantu bagaragaza ko muri iyi minsi bafite amahirwe muri iki gihe no mu kizaza, bari kubyibeshya. Nagira ngo mbatangarize ufite amahirwe. Hahirwa umuntu wenyine ufite imbaraga mu Mana, kuko uwo nguwo niyo anyuze mu gikombe cyitwa baka. Mbibutse ko twese turi ku rutonde rwo guca mu gikombe, kuko umucuruzi akinyuramo. Hari umunsi ashiduka yanyuze mu gikombe cyitwa baka. Umukobwa mwiza n'ubwiza bwe ntibimubuza guca muri baka. Umubyeyi wabyaye ntibimubuza kunyura mu gikombe baka. Utarabyaye iririmuwe nawe aca mu gikombe, ariko uburyo duca mu gikombe nibwo butandukanye. Nagira ngo mbatangarize rero ko hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana, kuko uwo nguwo niyo anyuze mu gikombe cyitwa baka ahinduka ahantu h'amasoko, ngo agenda agwiza imbaraga, ngo kandi imvura y'umuhindo ikacyambika umugisha. Reka mbabwire ikindi kintu, nabonye imbaraga mbona n'izindi. Ngize imyaka 44, ariko muri iyi myaka 44 mfite, nagiye mbona abantu bafite imbaraga zitandukanye bibwira bari biringiye zishira, ariko bafite imbaraga mu Mana bakadomina, bagakomeza. Nagiye njya nibaza ngasanga imyaka mfite ntabwo ihwanye n'ibintu nabonye ibintu n'ibindi. Nabonye abari biringiye amagare n'amafarashi ibyabo birangira, ahubwo abari biringiye Uwiteka bonyine ubuzima bugakomeza. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Imbaraga, hariho imbaraga z'amashuri. Imbaraga z'amashuri, iyo umuntu ajya kwiga, iyo umuntu arimo ashaka iyo diplome, nanjye narazikurikiye, numva nkomeje kuzikurikira, nazo ni nziza mu buzima. Imana yo mu ijuru impera abantu bifuza kwiga, nimukomere nimukomeze. Izo nazo ni imbaraga
diporome yawe ikwicaza ahantu umubyeyi atari kukwicaza. Diporome yawe ikwicaza ahantu inshuti zawe zitakwicaza, ariko iyo diporome ikahakwicaza nazo n'imbaraga ntuzikinisha. Hari izindi imbaraga z'umufuka, izi zo reka nzitindeho kuko nizo ziri kugenda zigaragaza cyane. Imbaraga z'umufuka zihesha umuntu kuvuga ururimi atarasanzwe avuga. Imbaraga z'umufuka zihesha umuntu kwicara ahantu atarasanzwe yicara. Imbaraga z'umufuka ziguhesha intebe. Hari umuntu umwe bigeze kutubwira yatashye ubukwe ariko yiyiziho ko akomeye, agenda ibigaragaza imbaraga Zikofi yabisize. Aragenda aricara, akicara ntibamuha karibu, bamwicaza ku zisanzwe. Nuko barangije arabibona, abona ko nta kintu bamuhaye. Bamaze kumwima kuko ntabwo ibiranga imbaraga Zikofi byari byagaragaye. Arangije arasohoka hanze, yatsa imodoka asubira mu rugo. Arangije yambara neza, yambara kositime, arazaza mu bukwe. Amaze kwicara bakimubona hariya bahita bamuha karibu, bati karibu. Bamwicaza mu byubahiro bijyanye n'uko imbaraga Zikofi zigaragara kuri we. Arangije ariko naba yabimenye, amenya ko atari we bakiriye, ahubwo hari izindi mbaraga zimugaragaraho bakiriye. Ngo nuko bamuhereje icyo kunywa, arangije arafata asuka mu ikote. Bamuhereje ibyo kurya, arabifata ashyira mu mifuka y'ikote, akajya agaburira ikoti. Noneho abantu bari kubona ibyo ari gukora, byashira bakamwongera, babonye ibyo akora bibeshya ko ari umusazi. Barangije baramubaza bati ko tuguha icyo kunywa cyiza ukakimena mu ikote, habaye iki? Arababwira ati navuye aha kare ntaryambaye, ati ntacyo mwampangiye, atari ko maze kuryambara, ati murampaye murimo murananyongera, ati mbonye ko ari ikote muhaye. Hari abantu nabo bazi kureba nyine imbaraga z'umufuka inyuma. Izi mbaraga z'umufuka nazibonye umunsi umwe, kandi dufite abantu bazi kuzireba, kandi ni na byiza. Imana irakayaduha amafaranga. Imana irakayaduha, izaduha amadolari, iduha amapawundi, iduha amayero, iduhe n'ayandi ntazi amazina n'amanyarwanda, ikomeze itwongere, irakakumera amafaranga yo kagira Imana. Nayo ni meza. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko imbaraga z'umufuka hari aho zidakora, ahubwo imbaraga z'Imana zigeraho zigakora. Niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Ari umudamu umwe yari umusazi, yagize ikibazo arasara, abaho mu buzima bwa gisazi nk'uko mubizi. Arangije ariko igihe kimwe kiza kugera, atora akenge, yibuka, sinzi niba bajya aroroherwa. Arangije yerekeza kwa bene wabo bari hariya aho bita Muganza ku Irebero. Aragenda agezeyo, baramureba, barababara, cyakoza bishimira ko aje, baramwambika, bamutunganya neza, agubwa neza, baramugaburira, barangije baramwambika. Iyo ngeze kuri iki kintu cy'imyambaro cyo mbitindaho. Ari igihe ubona umuntu yaberewe ukagira ngo umuntu wese yakubitamo akaberwa. Abenshi baberwa baba bambaye, cyane cyane abadamu bazi kugaragaza imbaraga Zikofi cyane, kuko iyi imbaraga Zikofi zaje mu rugo, umugabo bitaragaragara, umugore bita bigaragara, kuko agenda nk'abafite aho amafaranga ariranga. Umudamu ugenda, uzareba ugenda adafite ifaranga, Theogene yigeze kumuvugaho, umugore ugenda adafite amafaranga agenda yirukanka nk'udafite icyerekezo, aravuduka, aragenda yirukanka cyane, ntabwo amenya gutunganya ingendo. Ariko n'isakoshi uburyo ayitwara uko abonye. Ariko umugore wabonye ifaranga, umugore uzi ko hari ikintu gihari, bigaragara cyane, bigaragarira mu ngendo. Hari demarishe z'abantu bayafite, hari n'iz'abatayafite. Hari n'uko batwara isakoshi
ngira ngo hari abo njya mbona mu nzira bayitwaye gutya nkibaza nse mama kuriya kuboko ni kuri bugwa ibinya. Ariko izo ni imbaraga zikofi. Nari ndimo nivugira uwo muntu wagiye rero ajya gusura bene wabo, arangije bamwambika imyenda ihenze. Hari imyenda ugura yasaza ntumenye ko yashaje, bandi ntibabibone, ahubwo igasaza mu bitekerezo byawe binatewe nuko imeze. Hari nango hari amabazerishi, barayimwambika, bamuha isakoshi yayo, bamuha urukweto rwayo, barangije baramutegesha. Hari ukuntu abadamu b'abasirimu batega, baramutegesha neza, arangije aragaruka arataha. Uretse ko subwo yaratashye heko yaragiye nyine. Mu gihe ari kugenda agiye kubona abona ahantu habaye ubukwe. Ageze ahantu habaye ubukwe nyine biteze nuko ubwo yarasanzwe mu mutwe nyine byarivanze, aritumira. Ntabwo umusaza ari ngombwa kumuha invitation, arangije aritumira. Agituruka ku marembo bitewe nuko yambaye, bitewe nuko agenda, bitewe nuko ari gutwara isakoshi, dore ko bari banabonye ko, dore ko yari afitemo n'akantu nyine k'akadoze katameze neza, abyiryamo cyane, abyibonamo cyane, yatambuka yashinjagira, bamuha karibu. Bamuhaye karibu aratambuka, yigiye imbere arahagarara, ati nkomeze nze, bati ngwino. Arakomeza aratambuka, yigiye imbere hagati ati nze, ati nkomeze nze, bati ngwino. Aragomeza arashinjagira no muri ya myenda y'igiciro na kwa kundi bamutegesheje neza, aragenda yicara mu ntebe za hafi aho ngaho mu bashyitsi b'imbere. Akicaraho nta mwanya washize bahise bavuga ati reka twakire umusangwa mukuru yakira umushyitsi mukuru. Umusangwa mukuru arahaguruka na nyamugore arahaguruka. Arangije umudamu yahise avuga cyane, aravuga ati nimumvugire Mutayi, abantu bose impundu batayi, ati nimwongere Mutayi, batayi, nimwongere Mutayi. Ubwa gatatu yahise abibyina aravuga ati ayi. Noneho ba bantu bamuhaye karibu bahita bavuga ati tubati cya kintu ni igisazi, baraterura basohokana inyuma y'igisharagati. Ariko bari bibeshye kuki? Bari bibeshye ku mbaraga z'umufuka. Imbaraga z'umufuka hari igihe abantu banazibeshyaho, ariko reka nkwibwirire, uretse imbaraga z'umufuka, uretse imbaraga z'icyubahiro, imbaraga z'icyubahiro nazo ntuzazitondere, nazo ntizoroshye, imbaraga z'icyubahiro. Ariko reka nigarukire ku ijambo nashatse kuvuga. Nagira ngo mbabwire ngo hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Uwo muntu ufite imbaraga mu Mana nubwo crise économique yaza, haleluya, nubwo ibiza byatera, nubwo abantu babura uko bagira, ariko umuntu ufite imbaraga mu Mana niwe wenyine ufite ibyiringiro bya none n'ibyejo hazaza. Nagira ngo mbatangarize abantu badukurikiye, mbabwire ngo hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Uyu mwanditsi yaranditse aravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ngo kuko niyo ageze mu gikombe cyitwa Baka hahinduka ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindi icyambiko iribwiriza kandi akagenda agwiza imbaraga. Hari abantu nka babiri bibeshye kuri izi mbaraga. Umuntu witwa Gideyoni yabayeho mu buzima, mu gitabo cy'abacamanza ngira ngo ni ibice 6 murongo wa 11. Reka masomeho igitabo cy'abacamanza ibice 6 umurongo waho wa 11. Uyu Gideyoni ni umwe mu bantu bari bazi ko atazifite, kandi pe yabyimenyeho. Katwasome kankoresha nibuze kumbangukira ku bice 6 umurongo wa 11 haranditse ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofura kwa Yowasi w'umwabi Yezereli. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Maze marayika w'Uwiteka amubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga ugira n'ubutwari. Gideyoni aramubaza ati Mutwari,
niba Uwiteka ari kumwe natwe ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basogokuruza batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye mu gihugu cya Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. N'ahandi harakomeza. Gideyoni we ntabwo yigeze, imbaraga zindi zisanzwe ntazo yari afite. Yari afite n'ibimenyetso yatanze, yaravuze ngo ndi umuhererezi, nta nubwo ngewe ibyo bindeba. Avuga n'ibindi, ariko amaze kwirondora no kuvuga kwize ntazihari. Imana idukeneyeho ko izacu zibura, hanyuma izayo zigakora. Kanongere nsubiremo aka kantu. Imana ikwifuzaho kwizawe zibura, zitagaragara, hanyuma ukayemerera izayo zigakora, hanyuma ukajya mu rutonde rw'abanyamahirwe. Gideyoni amaze gutangaza ko nta mbaraga afite, amaze no gutangaza ko umuryango w'iwabo utazwi. Hari imiryango ibitazwi bitewe n'amateka yayiranze, ku buryo utekereza ukavuga uti se mu muryango w'iwanyu nibura hari uwigeze abanyumba 10, ugasanga ntawe. Nibura se hari umuserire wavutsemo, ngo ndavuga ibyo mu gihe cya kera. Nibura se mu muryango w'iwanyu ni iki gikomeye uzi mwakoze? Wajya mu mateka ugasanga mu muryango w'iwanyu ikintu gikomeye mwaba mwarakoze ari uko mwari muzi guhubika itabi ry'ibibabi ku musozi, aricyo bari babaziho. Ayo ntabwo ari amateka yakumenyekanisha. Gideyoni arangije aravuga ngo ngewe mu muryango w'iwacu ndi umuhererezi, nta mateka dufite, nta zina rikomeye dufite, ndi uwo kwa Manase. Aravuga ngo nge nakiza Abisirayeli gute? Uwiteka aramubwira ngo Haleluya, aramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana, izo ufite haguruka nizo, hanyuma ujyane izo ngizo, uzanesha Abamidiyani, uzabanesha nk'ugenda umuntu umwe. Iramubwira ngo sinjye ugutumye, sinjye ubivuze. Gideyoni ahaguruka azi ko ntazo afite, ariko umwanya yahagurutse Uwiteka Imana ihita imukonegita kuri we. Oh haleluya, Imana ishimwe cyane. Ihita ikonegita Gideyoni kuri yo. Imbaraga Gideyoni yakoresheje, hari aho yageze ejo bundi tujya muri Isiraheli, batweretse ku kibaya ahantu bita cya Hermagedoni. Icyo kibaya cya Hermagedoni niho batweretse aho ku kagezi Gideyoni yageregerejeho ingabo. Yahise atekereza avuga ati ariko ubu ndahaguruka gute? Ahita afata ingabo nyinshi, nibura aravuga ati reka ntware iki kigare cy'ingabo, wenda hari ibiri buze gukunda. Ariko bageze ku kagezi imubwira ngo gabanya ingabo. Nari ndimo mbabwira ko muri Isiraheli ejo bundi tugenda twasuye akagezi yageragerejeho izo ngabo, hanyuma arazigabanya. Imana ihagurukana na Gideyoni, agenda atazifite, ize nazo, ariko Imana yamukonegise. Imbaraga za Gideyoni zaturukaga ku Mana, suruse y'imbaraga ze yavaga mu Mana. Hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Ibyo byaje kubyara iki? Muze kumureba mu bice bya nyuma bihera. Gideyoni arimo asoza, yahagurutse arwanisha ibintu bidafatika, imuri n'ibibindi gusa, arazenguruka. Nagira ngo ngutangarize ko iyi imbaraga zawe zishwe mu Mana, ntabwo ikibazo ari imiryango myinshi ufite. Oya, Imana izabana nawe. Iyi imbaraga zawe zihishe mu Mana, ntabwo ikibazo ari amashuri wize, utwo duki tuzamukiraho ikakugirira neza. Haleluya. Ikibazo ntabwo ari karitsiye utuyemo, ahubwo imbaraga zawe zihishwe he? Ibyiringiro byawe biri muri nde? Imigambi yawe iri muri nde? Hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Gideyoni anesha rwa rugamba yakoresheje ibibindi n'imuri.
kuri finali bazenguruka yabwiye abo bari kumwe arahabwa ati mwebwe gusa mujye muvuga ngo ni kubw'Uwiteka na Gideyoni. Haleluya. Nuko barazenguruka n'imuri n'ibibindi, nuko bakagira ngo ni ibibombe bikoreye bitewe n'icyo. Hari igihe Imana yigeze kumurobeshaho iramubwira ngo nagende mu rugerero ajye kumva ibyo bavuga. Agezeyo asanga barimo bararota. Umwe ararota ati ngiye kubona mbona irobe rinini cyane riza rigwa ku ihema ryacu, ngo nuko ihema rigwa rigaramye. Bati aha, batubwo n'inkota ya Gideyoni. Iyi Imana yabijemo, iyi Imana ibirimo. Haleluya. Iyi Imana ibirimo. Dosiye yawe Imana niyijyamo, izindi zizananirana ariko yawe nizananirana. Akazi kawe Imana nikabamo kazatungana nubwo abandi bizaba byanze. Crise économique yateye, nubwo ibiza bizaba byateye, ibyawe Imana ipfa kubibirimo. Nagira ngo nkubwire ngo ubwire Imana ngo Mana ngutumiye mu byanjye ngo ubibemo. Ubukwe bwawe Imana nibubamo. Hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Mbega reba ukuntu wikonegita ku Mana, ibitari byaremeye bizemera mu izina rya Yesu. Hari undi muntu wibeshya imbaraga hano mu gitabo cy'abacamanza n'ubundi witwa Samusoni. Samusoni yabyibeshyeho, yibeshya ku mbaraga kuko yabonye yagiye hepfo agashwanyaguza intare bikemera, kuko yabonye ko yagiye kwa sebukwe agafata ibikingi by'amarembo agaterera ku bitugu bikemera, kuko yabonye ko yahambiranyije ingunzu magana akohereza mu ngano bikemera. Aravuga ati mfite imbaraga. Nakamenye ko imbaraga za Samusoni zari zifite isoko mu Mana bitewe n'ibyo yamuvuzeho atarabaho, ariko abyibeshyaho akajya agenda yareza agatuza ati ngewe mfite imbaraga. Umunsi ibanga rimuvamo nibwo yamenye ko imbaraga atarazifite, ahubwo imbaraga yakoreshaga ari imbaraga zituruka ahandi. Imana ishimwe. Samusoni mu bice bya nyuma yaranditse arasenga aravuga ngo igihe bari baramugize umusiki, igihe byari byarananiranye, arasenga aravuga ngo Mana yo mu ijuru ndakwinginze nyibuka uyu munsi wongere ume ku mbaraga. Yari yasobanukiwe ko za mbaraga hari ahantu zari zaturutse, ngo nuko bamushungereye ngo agasatsi karongera karamera, Imana irongera imutiza ku mbaraga. Nibwo yahise asenya inzu yari arimo afashe inkingi. Nagira ngo nkubwire ngo hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Niyo ntashyo nari nkuzaniye, hahirwa umuntu ufite imbaraga mu Mana. Imbaraga zawe zirihe? Nyamara urimo urazishaka mu bakomeye, urimo urazishaka mu miryango, urimo urazishaka mu nshuti hirya no hino. Ariko mbere yo kuvuga byose nyemerera ubanze wubura amaso ubwira ijuru ngo ndifuza ko imbaraga z'ubuzima bwanjye, imbaraga zo muri business yanjye, imbaraga zo mu mashuri yanjye, imbaraga zo mu bukwe ngiye kujyamo, ndifuza ko imbaraga zanjye source yazo iba muri wowe. Ndifuza ko Imana igukonegita kuri yo, hanyuma imbaraga zawe zikaba mu Mana. Natwe abashumba imbaraga zacu ntizikwiye kuba mu ntebe, zikwiye kuba mu Mana. Mushumba ufite imbaraga zo mu Mana, hari ibintu bihinduka. Hari igihe akora, hari ibyo akoresha umubiri, ariko hari n'ibyo umwuka akora. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana turifuza ko imbaraga zacu, byiringiro byacu, urufatiro rw'ibyacu ruba muri we mu izina rya Yesu. Amen. Mana turagushimiye, tugushimiye ko udutangarije ukatumenyesha ko abantu bahirwa ari abantu bafite imbaraga muri wowe. Turasabye kugira ngo imbaraga zacu, isoko y'imbaraga zacu ibe muri wowe, yo kuba ku mafaranga, yo kuba ku mashuri, yo kuba mu cyene wabo, yo kuba mu kazi dukora, ahubwo imbaraga zacu, isoko y'imbaraga zacu reka ibe muri we. Turabigusabye kuko nitunyura mu gikombe cyitwa baka tuzasanga imbaraga zacu ari wowe. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Amen.